dore Kadafi araguhamagaye. Okay. Sawa twagiye. Hora Kadafi. Kiri gute? Ndi sawa warumbuze. Ewana turi mu kiganiro na Fabrice. Ngo. Kadafi umeze ute se? Ndi sawa. Ni Fabrice. Bimeze bite wacana w'ikinyamashe? Sha cyane kimeze neza cy'icyangugu. Uno murasi turi kumwe ariko murango arakurenza sibyo? Arenze mu biki? Ngo nyine mu bintu byanye n'amafoto tu sibyo? Arabikora se? Kandi ngewe ndakwemera cyane umuntu gusimbura sinzi ko abaho. Ntago nari muzongo nta nubwo twigeze tumubarura muri ministeri. Nari meze ute se Juno? Umuntu wita Fabrice siramuzi? Fabrice w'icyangugu. Mbwira fresh ntabwo ndi kumwibuka. Ni Fabrice cyangwa nyine umugira utugambo kuri YouTube tu. Ese Juno? Ugereranyije nje na Gasojo n'indirenze koko. Ya WhatsApp bakunze ba Smith TV mu mese mutekanizere ko meze fresh aho mudukurikiye muherereye mu nce zitandukanye especially abanyarwanda tutirengagije n'aba diaspora. Ku uyu munsi kuri kamera za Smith TV mbafitiye abahungu kabisa babiri banamwita Fabo undi banamwita La Fox. Muramuzi cyane mu bintu by'amafoto ni mubi ariko na showbiz yatubwiye yuko arenze cyane. Fabrice wese ngomba kwirirwa muvuga kuko musanzwe mumuzi. Twatangira abahungu bacu batwibwira banaganira kuri showbiz turebe ninde uri tayari kurusha undi. Yaman ngaye nguko kabisa. Murabyumva nkuko yabwiye ni isi ya guturuka muri La Fotox studio. Ni ya studio ibahata amavideo, ibahata amafoto meza ameze fresh cyane. Ngaye nguko ati ngo turi kumwe ngo ni cyamamare se. Ngo nguri icyamamare se. Hari icyo tumva gusobanurira. Uri icyamamare? Icyo tumva bagusobanurire. Bande bansobanurira se. Ababizi. Bande? YouTube baragusobanurira. YouTube. Sufite YouTube channel. Yes. Cyese nabanyimaze iki ko nta muntu nzi kuri YouTube channel. Kandi unzi. Nje ndakuzi wowe wose nkuzi hiki. Nukanamenye. Wowe? Nukanamenye. Wese ufite iki wakoze iki cyadanje wowe? Fite iki se? Aho kose niki nafite? Kihese. Iki nyira niki nafite? Nyine wowe wakoze iki tubwire. Nje nakoze byinshi wowe tabasha no ki. Abo peti baraza bakagukoba bagasoje ibintu bagukorera ntago ubibona. Reba bagasikire. Ibintu bagukorera ntago ubibona uragiye urazimye nyabarongera kwirukanyije igutaye nyamasheke kubyuka birakunaniye none ngo ngengo ndarenze urenze kuri konsekotuye njewe se duhurehe ahangaha kunuza kuri Smith. Ngayo ngo ariko reka nkubwize kuri Fabri we mani wowe warazimye. Nzima se ndi kibriti nzima ndi bougie nzima ndi itara ry'amashanyarazi. Who am I, please? I want to explain for me. I come from America. I don't know that language you're saying. Explain. I don't know that language where they're coming from. Man, ngiye kugukoma urumva. Ngiye abakunzi ba Smith TV ngiye nanababwiza ukuri uyu Fabu man. Uyu Fabu nta kintu man. Fabu ngiye ndabivuze Fabu wowe uragenda ukabeshya abantu ngo ngewe ngo umusaza ngo n'umusaza irandirimbo wowe ngongera uririmbe twumve do yanzara nibyo nababwiraga mubaze munamuremere aho kwirirwa babeshya ngo no mustar arashonje ari kwayura ngaho uririmbe twumve ko n'umwuko ubona. Ndavuga wa musaza simvuga cyose ndavuga musaza dutanga mu tara kumara kaje mu kwa cyaje kurasa cyane na musaza ngo iki icyo wumvisha ntabwo mbyumvishe ngiye se ndo uzajye gutera amatwi akicyo ngubwiye cyo Fabu wowe nukajyuza njewe naje nje wowe uzanye ikiza amaguru n'ikibuno haguruka turebe bereka icyo kibuno uzanye iki man reka nkubwize ukuri uzanye iki bro nje reka nkubwize ukuri uzanye iki nje nzanye kugukosora urumva man wemeye ko ndi cyamamare wowe uretse nkubaze harya wamamaye hehe na hehe mu Rwanda hanze siko jone umuntu muri Canada yaramamagaye arambwira ati kese kwa Fabrice bivuga ngo iki kese kwa
bivuga ngo iki kandi uri umusitari dusobanurire mani njye ntacyo nta gifaransa nzi je vous diva vote dans ce demo ce soir de vendredi de l'autre de Smith de subscribe hasi bayi fabu reka tuvugishe ukuri nubwo mbabwira abantu ngo nta kintu ufite n'iki ariko swaga uzikura he basi do yanzara ba diaspora mwateye inkunga uyu mwana ko mubona ibibazo ari byinshi basabe ba Samu Gakire barirwa bakubeshya ngo ntaba manager Samu Gakire wowe urirwa ubeshya uyu mwana ngo ni manager uri manager wa hehe uyu mwana inzarira ari kunyagiye mana ahubwo muzanira akantu ko kunywa amana ni manager wanjye uhagaze ku ijambo rye unamuvuze n'amaboko twarwana wallahi kweri bita manager ubundi bamwita Samu Gakire kugenda Urunani TV ujye mumwumva umve na urugendo we yarishyire ngo urugendo cyakomeje urumva kandi wowe ugufata kamera ugakubita mu ijisho karakwabona ipura y'ibiryo ariko se mana baya desperate mu mutera inkunga Samu uramuzi afite imodoka aragenda vimvira kandi wowe ugenda n'igare rya 80 ajyana imodoka ya miliyoni zingahe none ukavuga nese ngewe reka nkubaze mani sibyo nese nge nago wemera ko nkuma ku mafoto yanjye nago wemera ko ntwika nawe rero kuba manager atwika none usirabona cyangwa imbandi hora kibona ariko reba iyo nkweto yavuye reba ariko reba nyogosho reba nyogosho reba ikisi katurebe ibereke neza reba aha ubwo waciyemo akarongo nta wagukira abana b'i Kigali bakweretse uburyo ubundi ibintu biba bikorwa nurasirimutse none utangiye ureka kubeshyira abana b'i Kigali fabo we ma ese ngira urabona nta cyangwa ndiho ma ntacyo da yatimbira imyindodo yemera ko manager ngejeje kuri byinshi sibyo ariko rero ngora ku managinge ariko yazamura impano yawe ikibazo tumva ni kimwe sibyo ura Samu Gakire yakubonye mbere yandi tubabwiza ukuri reka mbere none se yambonye mbere serepe nyine yambonye mbere yanyu sibyo ariko mwege mwaranaye waraza aramfata man reka twemere ubushobozi barutana sibyo ako fabo twe ntago twakuzanye mu gakino bro mwanzanyemo ariko wabuze unsimbura ugusimbura ushaka umusimbura none oya nje mwaranzanye murana sibyo none Samu Gakire arambona aravuga ati rekura mwana tureke ko twazamura impano ye none ubu se iyo tugiye urambana naboranye na president ishuri umuntu aba yakugigiye ngo uko ngo nta mafaranga ngo oya reka ngubwire mani Samu Gakire ndi kwiga muri St Matthews kubera Samu ishuri gishire mu 74 nawe ubwawe umushahara ntago uri muri Minervare unzaza ko serepe se kukweshya Samu angije kuri byinshi Samu nubwo avuga ugacoka ugavuga amaraso akatakara nese Samu yatakumenya byari bugendere yatamenya ntari guhura n'undi yego life can change man none ubwira abantu twe basi dushimira iki njyewe se mbashimira ko wenda nimwe mwanangije sibyo ko nimwe mwanangije ariko nabwo simwe mwanzamuye mwe mwaranangije mu njyana rango muri Kinyaga Awards ariko ni Kinyaga Awards ndagenda barambona baramenya none mura n'umuntu wari umucamanza amfata akavido agashyira kuri YouTube abayobozi baza kunda abanjyana mu rugo ubwo rero muri mwese na Samu nagarimwe Samu we yaranzamuye nyine yi province impano yangira amenyekana sibyo ntago namuvuga nabi kuko angije kuri byinshi sibyo wallahi cyakoze wambaye icyango ngo guci wallahi papa cyangwe yakatiye mali no papa cyangwe yikundira mali na Zuba rirasira abakire n'abakene imvura mu muhanda ndetse no mu gipangu tekerezaga ko nzakura ndi marine tega amatwi nkubwire iyi ni story yanjye byatangiye ndi muto mfite imyaka 8 ubukene mu rugo tudafutaza inzara ku ishuri inzara hongeze hose imodoka y'ishuri nayibonye none amazi nerekeje kinyoni ngiye gusabwa injyuma ayo mbonye abanyone bakatwiba uri kumva mane nanjye reka nkutemo wallahi
isi yakaba isami de cleve ituje mu rukundo welcome arija welcome to ubukwe burabaye tubyine tuzinywe tugeze buke ukobwa wigasabo teye nk'igisabo genda cukutsa fatwari damayiga hiri joro nige nawe turabyinana paka asha kubyine zuke turi mu rukundo nka Jack na Rose hari damayihati hari damayo man mujye muri comment anga mutubwira ari nge na Fab umuntu wakubise man tujye tureka kubeshyanya bro sibyo bagiyeho batubwire ngaho ngera umusore jewe se uririmba nabi ngaho bikosore jewe se yo G man nge ndikone ngo Fabrice man nge ibintu byo kuza mumbwire malinge man nge yarani man ngaho bitire mu ruhe rurimi rutari ikinyarwanda rutari n'icyongereza rutari n'igifaransa igishinwa basi shashi ya shang shan shan ya ako mani Fab tujye tuvugisha ukuri sibyo urabona aka kanya tubaye nk'abinjira muri muzika sibyo aka kanya umunsi wa none angazi iri kukwemeza ni iyi mu Rwanda oya studio iri gukora ibintu bya danje ni iyi si ibintu byo kukubeshya pe nge studio ndi kumva ni ntabwo ari ukuvuga ngo nirenze ariko nyine n'abahanzi bakomeye bari gukoreramo ni Country Records sibyo mwese murabizi ariko nabwo kugira ngo Sam amenye byaciye kuri Nduwimana Jean Paul nawe ndamushuje cyane ni umugabo w'intwaro umugabo uhagarara ku ijambo rye tu yaranzamuye niwe muntu watumye nd'inyama bwa mbere mu buzima bwanjye yarima ari kuri Noheli tu nawe ndamushimira cyane Ndimana Jean Paul Hayman ako waje kumera amenye ko duherukana ufite ibihanga ntamenya bimeze nk'amadoda Imana cyakoze Imana ikora imirimo sha yayi aha ndikumva naniwe abakuri nuza ariko mbabwire abakuri harya Simifu TV bakore ngo ibiki ngo bakore like and comment kuri nanye ndabyibagiwe Simifu TV official mukoreho subscribe share and comment na like nazo bazikerewe ku munsi kundi nimwe mutuma toha nimwe nambaye ngutyo kubera mwege sub mukora nsangurutse ku mutwe kubera sub mukora nambaye ngutyo ngutyo kubera sub mukora simubyumva se ase man kumba numva wigize umuhatari wigize umuntu wa danger aka kanya entertainment mu Rwanda sibyo maze kumbwa ngo Country Record niyo studio wemera ya danger mu Rwanda akanya umunsi wa nona studio Country Record irimo abaye ba producer sha walenzi mo yavuyemo harimo ninde wavuyemo hele ubwo aho yagiye ni he yagiye muri 250 ngo 250 ibaho se ntayibaho man 200 nimba ari ngo 250 150 okay none uyu munsi wa none umu producer twakoze ujye umwumva koze up koze ntago muzi Imana sinzi naho komoga gwiki nese ko wavuze ngo no puja uramuzi koze ni gute utamuzi no puja ndamuzi kuko abaye manager wanjye koze we ntawuzi key press keys nawe nzi keys nawe nzi indirimbo ntabwo uri kuzumva man nta n'indirimbo uri kujya wumva ngo koze koze genda byumva isubiramo twumva koze subiramo twumve koze niye ndirimbo ujye byumvamo ntabwo ndi kuzibuka man like nka Yolo ya Juno amoyolo man nta yindi hapa ase man nyine nibyo mba nkubwira ngo man nibyo mba nkubwira ngo nta kintu uzi nje nibyo ndi kukubwira cyari umwana agenda gake mu producer jewe se ntabwo bizi ubundi ngewe nkora amashusho urabizi man nyine gira ube producer sibariya ngo ba Kadafi nge simba ko magura wapi nubwo hanya mabuye ukanya karusosi kanya n'inzembe ntabwo haruta Kadafi ngo iki nanjye bwavuze ngo banuza baranduta banuza bagasikira naye Kadafi arakurenze kure Kadafi se ni iki cyadanje ndusha nzakwereka ifoto yankoreye uko nemeze man reka nkubwire Kadafi none atumuhamagare mu kiganiro man ngiye muhamagare bro muhamagare reka nze turebe ni bya bindi byateye byo kwigira abastar kimwe nuko nanjye utapfa kumuhamagara kenyege mu mite nkwitaba ako man reka nze mpamagare Kadafi dore singiye reka nze tumuhamagare
wayishaka gusanga wenda aho ugiye kubana dore nibyo byamubase. aho ugiye kuki umva iri waiting call ari kwivugiraho ibyo mbabwira abakameramani mwirirwa muheheta ubwo usindi mu kiganiro na Fab dore Kadafi umva ariko wasanga atari guheta nyamara afite n'ibindi nari gukora man njyewe aho Kadafi nunyitaba wowe bro nzagukoza isoni tu gombi niki cyadanje se kuri Kadafi man ahubwo so niki cyadanje kuri wowe njyewe man njye amu isi ya man Naji bitwa my name is Name Fabrice the preacher the connected the vibrator the none other than name Fabrice. What you are that what you have man. I don't know what to say. I don't know where I'm coming to the language. I don't know the other language where I'm coming from. My name is Name Fabrice. You come from Namaste district. When you walking the march of your choice, what the things that help you to be done? I think that help me to be done is like think you live. When I think me like that, your face showed me that everything should be above. That God can do everything. That God can pass everything. That God can do everything. That God can do whatever he needs. Kandi nyine ngugu umhindu yipanji nyine ubwo uri kubona uretse duhamagare Kadafi man. Uretse nyine uretse. Ushaka kizi. Uretse nyine maze mwereka. Ngiye kukwereka impamvu. Kujya kumbwira ngo bagukorere ngo subscribe ngo. Ngiye gukora. Ngiye mba mbizi ibyo ngiye kukwereka. Ibiki nyine unyereka man. Ngiye numubwira mba mbizi sibyo? Wewe sibyo? Hari igihangano ufite kuri YouTube? Iki? Igihangano kiri kuri YouTube cyawe. Kirahari. Ikihe? Ntacyo nje ntago nshaka kubigaragaza akakanya. Ntabwo ushaka kubigaragaza none sibyo? Ariko ikizakwereka ko ngiye murenze sibyo? Okay. Baburetse tuza, baburetse. Ngiye nitwa ngwiki. Wowe? Bivuge nyine abantu babyumve. Ngiye nitwa Name Fabrice sibyo? Niryo zina ryanjye sibyo? Hano nari kumwe na President wa Repubulika y'u Rwanda. Urabibona? Do mwese mubirebe. Uyu ni President wa Repubulika y'u Rwanda. Dore Kadafi araguhamagaye. Okay. Sawa twagiye. Hora Kadafi. Kiri gute? Ni sawa warumbuze. Ewana turi mu kiganiro na Fabrice. Ngo. Kadafi umeze ute se? Ni sawa. Ni Fabrice. Bimeze bite wacana w'ikinyamashe? Sha cyana kimeze neza cy'icyangugu. Umeze ute se? Inyi? Ni icyangugu iwanyu? Uzaza ryari se? Ejo uzaza icyangugu? Dukore se? Kadafi mfite ikibazo cyo kukubaza sibyo? Uno muresi turi kumwe ariko murango arakurenza sibyo? Arenze mu biki? Ngo nyine mu bintu byanye n'amafoto tu sibyo? Arabikora se? Kandi ngewe ndakwemera cyane umuntu ugusimbura sinzi ko abaho. Ntabwo nari muzongo nta nubwo twigeze tumubarura muri ministeri. Nari mbize. Kadafi mbaye kora amaguru ya Kabyere. Mbaye kora amaguru ya Kabyere pe. Aji. Ako man uranyumvira mu ministeri se. Uraza kubaremera ya Kadafi ahubwo. Wumva uburyo ababangiza ngo ministeri se uranyumvira ministeri se reka buretse gato je ndibaza mani sibyo uyu muniga arimo aranteza abantu ngo ntago bambaruye muri ministeri atunze nimero yanjye atese man Kadafi man niki kiganiro ndabizi byanga bikunda araza kukireba icyambere cyo ngiyewe uyu muniga sibyo ministeri avuga uri kumva ministeri niba ari y'ubuhinzi n'ubworozi man niba ari ishinzwe iby'imikino niba ari ministeri y'ubutegetsi ubwo urambwira ko ari ministeri y'iki naye ndagushyigikiye aho sibyo pe Kadafi numvishe ko utabaruye muri ministeri sibyo ariko nasanga simbizi kuko sinkora muri ministeri ariko nta muntu wakemera ko ndamurenza wicara ubizi mwese mane tuvugishije kuri sibyo ntukananeza abantu badukurikiranye kuri kamera sibyo tuvugisha kuri bro wowe Kadafi mbwira ikintu cyadanje cyakoze umunwa warawushibura niba ari ko ari mwene wanyu ku munwa banza ariyo mpamvu uri kumwemera bitwaye iki ngewe Kadafi ndamwemera sibyo kuko
njye nkunda kuvugisha ukuri ariko nkunda no kwivumbura nkunda no kugira ikinyoma sibyo ariko njye impamvu nkunda no kwivumbura rimwe na rimwe hari ibintu bisigaye byaracaracaye hano hanze nimba umuntu ushaka gukora ifoto ikaza ari nziza nawe ugakora indi nayo ikaza ari nziza pe zose ari ifoto imwe ariko ukajya kubona harimo difference harimo different sibyo ariko umuntu ajya kureka akavuga zose zirasa sibyo ariko mwe nk'abantu sibyo mwajya kubona mukajya kubona muri competition kandi mwese muri inshuti ntacyo mupfa ariko akantu gato gusa gatumye mupfa utuntu dutoya sibyo mpamvu mugatubona Kadafi mu b'inshuti sibyo mubane neza sibyo mwese mukora amafoto sibyo mwese mukora amashusho sibyo niyo mpamvu rero amashusho mukora sibyo nimuyicaho ko reka tuyahesha agaciro urukumva uburyo Kadafi agendaho urumva uburyo babaneza reka tugaruke kuri njye nawe hano iyi ni channel yanjye bayita Nkuru Fabrice ifite ke 1000 n'abantu 30 urayibona ifite video dutanu ikiganiro cya mbere cyagiyeho hashize ibyumweru 2 ikindi ni ibyumweru 2 ikindi ni ibyumweru 2 ibiganiro 3 ikindi ni iminsi 9 sibyo ikindi ni iminsi 2 sibyo kumva iki kiganiro gifite iminsi 2 gifite views 144 sibyo mbo ikindi gifite 101 gifite iminsi 6 umva iyo hiti cameraman ndabeshyera kumva atari hiti ni hiti mbo ikindi cyanjye na Pastor Claude gifite 139 mu byumweru 2 ikindi gifite 451 muki gifite 451 mu byumweru 2 ikindi gifite 410 mu byumweru 2 sibyo twagiye sibyo mbo baburatse twagiye kuri Smith kuba wangiza umukene amarira bando mu boye buryo ubu ariko Smith wabyandika ngute zamere ngo warize byandika nyine wowe wize Saint Matthews nta kintu bigisha kabisa Saint Matthews anava nyine mu by'ukuri Smith TV harya ni Smith TV official Smith TV official Asmundi manifa Itis banza nkwereka ko wowe nanaho uragera na Smith kurusha ubustar jya wemera upfukame utugufashe tukuzamure ndabeshye muri amahitis turagwa hit ngaho babwira Photox igane nyine tuze bazi Photox muyigane la Photox studio mugende muyigane mukore sub sibyo oya mani nagura Photox ishaka fab ntagiri gushaka sub la Photox studio ikorera kuri YouTube nako irikorera ubwayo urayisanga mani ikaguha service y'amafoto na video urumva mani mu bukwe ama birthday ama bride shower urumva ama baby shower utuntu nkuko ngababwire nyine mugende mubasange mukorera he bandes babwira ati la Photox studio mugende mubasange bagukorera ifoto abafite ubukwe ama birthday ama party secret photos mugende bayabagukorera cyokoze mane gutyo urandemeye twagiye kuri Smith TV Smith TV ifite abasabi 3000 ndabeshye n'abantu 1000 ndabeshye ntago mbeshye ikiganiro hashize ikiganiro ni papa cyangwa harya ni papa cyangwa kugereranya amacano mani mani gereka nkukubite mani imizigo reka muhata amagambo baburatse se tuza wenda bona usigaye burira n'icyuko mani mereza boro turiya vuga ko tumaze kugusebya ariko reka yanje mani wansebeje wakoze wabikoze banzu rebe niyo roga Smith banzu rebe boro yanje banzu rebe mwese muyirebe ngiye mwese muyirebe murayibona dore reba Smith TV official urabona ko akurenze aho nawe korana rwose ngiye use mwereke oya nawe bisubiremo nkuko mbivuze ngiye use iyi si usobana Smith iyi ti igasoma TV none hagataje official ko bivuge neza nk'akarongo nyine Smith TV Smith TV oya na official ujye ubishyira Smith TV official ko bikore nk'akarongo sasa Smith TV official. Smith TV official. Smith TV official. Ariko nyine namwe marayibonye tu dushyigikira umusore wacu atera imbere. Tugaruke mu bintu bya muzika sibyo
ngira ngo abantu babibonye yuko twese twiyaminiye muri music nyarwanda aka kanya cyakoze ukunda YouTube ubusi urashaka gucuranga ntabwo ndi gucuranga twe turi mu biganiro nyine turi mu kiganiro se ndabeze show ibintu byo kwirangaza muri phone nibyo nyambabwira ati Fabrice yaraye mu veteran ntakiri kureba muri kamera ibintu byabaye danger uvuga ko utsindwe ureka gukoresha Fabrice Erusa should be Erusa but not going to the owner of someone are you hearing or are you getting umva nyine nkubwire man sibyo reka tugaruke sasa bona back kabisa kongeye tugaruke fresh mu kiganiro reka ngiye nkubwize ukuri twagiye muri country record nakubajije producer barimo bakunaniye njewe reka nkubwire ngo harimo uwitwa Koze na Preskiz sibyo akanya uyu munsi wa none we ni producer wemera uri gukora ibintu bya danger ninde mu producer mbere na mbere ubu ngubu no ni element kuko aracyakubiye pe menya nanu uzazumeze nkawe noneho mu bijyanye n'amavideo uri kwemera nde ukora ibintu birenze mu video se ndi kwemera umuntu bita Jerry Image Jerry uramuzi kare wose ninde ko nta nawubona Jerry nawuzi Jerry akora ku rugendo online kare birase ni ibihe bikorwa man urafata umuntu uza kuri YouTube man agafilima ibintu biri hariya ndi kukubaza umupro ukora ibintu man video z'indirimbo ninde uzi nawe pe se Fabrice man anje Fabrice Karame no se u director God ntabwo ujye umwumva director God ariko na Chris zina ni director nabonye ari indirimbo yano za directings ya Neo Bosco yes naberemo producer yes inye bayita njibagera ese urashaka kuza kumbwira ngo Chris izi ni umu director wa Danger man ntago ariko ni umustar w'indirimbo wa Danger izihe mbwira nk'indirimbo yakoze hit ya Danger hari inana hari amashu hari ni nyinshi ngaho ririmba nko kuri indirimbo imwe niye wumva Nginana bisaje tugakini by'abana ego tito fasha nanjye ndi inana ngo winyanga matematina tolus lastyle sinjye nanjye nanafusha utagana natresha utabaye wanje abuande lelelelelelele kwirya nkuko ajya yirya tukata keke nana natresha iri shuti yanjye inanisa cyane ngina mwigire Imana ijyo nirya nkuko ubona yirya nyine sundi Chris umubona gute man Chris ararenze pe ni inshuti yanjye inshuti yawe akuzi he man Chris ni inshuti yawe akuzi he bro ntago bizi wowe nta nubwo uzabimenya Chris njyewe wambwiye tukamuhamagara se nta na phone ugira nayo pe ugira phone happy Okay, mwaganiriye ibintu byinshi bya atari ariko ngewe na n'ubu sindumva hagati muri mwebwe ubundi umustar ninde umustar hagati yanyu ninde uyu nguyu yahamagaye Kadafi sibyo dusanga Kadafaransa Kadafi yarakoze noneho wowe duhamagare nde turebe ko nawe we yigereranyije na Kadafi wowe ugiye kwigereranya nande papa cyangwa aba ari we duhamagara cyane ugiye kwigereranya nawe umuhamagara tumubaze ndimbanze oya twebwe icyo dushaka ni kimwe kukumenya ni kimwe nanjye Kadafaranzi ko ntago yanyitabye atanze Imana urumva yaba atananze aba yanakubye kare ariko icyo dushaka gukora ni kimwe nge naherekare nk'ubwati Kasogi man arakurenze ahubwo nibahamagara papa cyangwa twebwe tukiri kuri kamera atubwira uti man Gasogi arakurenze cyangwa uramurenze ibintu ni bibiri bro dukorera icyo kintu kabisa byumva uti ndabyemeye sawa ko man rero abafana abakunzi ba Smith TV tugiye guhamagara papa cyangwa tugiye kumubaza uti papa cyangwa ari umuntu bita Fabrice nande na Gasogi ninde urenze undi let's go umuhungu wanjye arahuze bro arahuze duhamagare nde wundi Fabrice urukumva twahamagara tuyumungara
nimba ufite Chris Easy samamagaye Chris Easy mana ariko ku umuntu ahuze kubitaye ko uri mu ijoro no nubwo umutima ndi kumva wahabye Yesu we ariko nje ndi umugabo kurugaragara mu kunara rw'abagabo ndigishwi ndikora kansa franga kwa sema kama nagenda bakambya sigaje mwe ndamaze naho tuje kuzenga mutama bya hasi nimba nimwe ndamaze ngo iki cyumvisha urafite se aba bahungu rero akazi kaba kabanye benshi umva nka Chris Easy nimero yiwe nayireho Chris Easy nayireho tubuze umuntu duhamagara koko Fab twizere yuko amanimero ufite yarayo kuri bro amanimero mfite nayo kuri bro ahubwo aba koresheje aho turebe byanjye yazimye ikibazo se ni phone man katurebe okay tubwire nimero papa cyangwa 0 oya ntabwo ari ngombwa kwivugira kuri public akira yandike ubundi umuhamagare tumubaze ako Fabri wize bingana iki ku buryo urenze Gasoje bro harya Gasoje niyo yakoze indirimbo yandi nandi kuririmba mu kanya man Juna arahamagaye bro do ya man Juna arahamagaye bro are you ready ita umustar bro allo mezite se Juno umuntu wita Fabrice Suramuzi Fabrice w'Icyangugu mbwira fresh ntabwo ndi kumwibuka ni Fabrice w'Icyangugu nyine umugira utugamba kuri YouTube tu itese sha meze neza ndi umufana wawe tu urakoze cyane amakuru se biragenda kabisa biragenda ni poa nawe cyane nanjye bimeze neza tu imbere n'inyuma bimeze neza ni fresh najya nkubaze se undi mwana bita Gasoje abamuzi ndamuzi Gasoje uramuzi ndamuzi cyane ni umufana wawe yifuzaga kuzakuvugisha sibyo naribi sha ujye mbwira n'abafana bawe ba Magasabu tu nafunguye agacana bita Nkuru Fabrice yego ni neza ese Juno ugereranyije njye na Gasoje ninde urenze koko ese murarenze sha merci man sibyo tuzongera tuvugane man kurinde man bro wabyumvishe man mwese mumugize muti turarenze bako kanyamuneza ugabura Juno yaramaze kukwihakana Juno urumva ibyo bisobanuro utanze ni nka miliyoni ni gatrillion ahubwo sha ni Fabri oya Fabri uracyafite urugendo bro uracyafite imbaraga nyinshi zo gukora kabisa ese ko numvisha uvuga ngo kuri YouTube ngo ni wa muntu ugira utugambo twinshi nicyo kintu wakuzeho bro kubeshya n'icyape nitwo kubeshya n'icyape ubu tuzwe n'umunwa tu cyane rwose numbesha rero mfite inzu ya miliyoni 15 uko niko kuri sihereye se ba kuri pe akanaye Juno ntakuzi none reka dusezerane kuri Smith ya turimo turagana ku musozo w'ikiganiro ya abakunzi ba Smith TV rero Smith TV nakagaruka reka nisabire bano bahungu bagira ikintu babwira abakunzi ba Smith TV ndetse n'abakunzi babo muri rusange duhereye kuri Fabrice nicyo babwira abakunzi ba Smith TV ndetse n'abakunzi bawe muri rusange abakunzi ba Smith TV ndabwira ati mugumye kuri subscribe share comment like na comments nibyo dukeneye kugira ngo dutere imbere nanjye abakunzi banje mujye kuri Nkuru Fabrice mukore subscribe mugire dore muri kona ndi gutera imbere uko bwira nuko bicengera nera imbere Smith TV nakagaruka mugana uyu nguyu naho tujye turacyari turahumeka mugumye mukurikira n'ugende online TV n'umubyeyi w'inshuti yanjye mfasha ku munsi kundi naye mumufashe mumuhe comment mumuhe sub atera imbere twese nizo dushaka nizo dukeneye uyu n'umugabo muremure nanjye ndi umugabo mugufi ya man none se wowe umuhungu wacu ni icyo wabwira abakunzi ba Smith TV ya nukubashimira cyane ko mugumya kutwereka urukundo aho muherereye hirya no hino tunabasaba kandi kugomeza kutuba hafi umunsi ku wundi mukora share mukanaduha ibitekerezo ndetse mugakora n'izo subscribe kugira ngo
viewership cyangwa se public igumye yiyongere, ibintu bigumye kugenda neza cyane. Kandi ngomeza kubashimira ko na La Photox Studio nkanjye nk'umufotographe mwabyumvishe ko perezida w'abakamezi nawe tuba duciringamo gakeya ibintu bigumya kugenda neza. Ndabashimira, nakagaruka kuri Smith TV official. Stay in touch. Yeah man, one love, turabakunda cyane.